hari abantu bakora ibintu by'ubugeni bita ngo ni kitsuki bwo gufata bya bintu by'agaciro byamenetse. ngo Satani atugusha mu cyaha kimwe bikarangira adukoresheje ibirenze kimwe. Umugabo wari ufite ubutwari, wari uzi icyo kuba umusirikare ari cyo, aramubwira ngo ntibikabeho. Muvandimwe uduteze amatwi kuri Marayika Wundi TV, turagushuhuje kandi tuguhaye ikaze. Uyu mwanya tugiye gukomeza ibyigisho byacu by'ishuri ryo ku Isabato biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Muri kumwe na Nzovu y'Imirindi, kandi nk'uko bisanzwe turi kumwe na Byiringiro Simeon. Mwese turabakiriye muri uyu mwanya w'ibi byigisho. Imana ikomeze kuduhana umugisha. Mureke dusenga Imana mbere yuko dutangira. Uhoraho Mana ishobora byose, Data wera udukunda, tugushimiye ko wakomeje kubana natwe. Ubugingo bwacu uracyabubumbatiye mu kiganza cyawe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Kandi tweretse imibereho yacu ndetse turanayikweguriye Mwami mwiza, kugira ngo tube muri iyi si ariko turi abatahajuru, kugira ngo nanone Mwami mwiza tube muri iyi si ariko turi ingirakamaro, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tubane muri iki kiganiro kandi utugirire neza, tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Simeon, amakuru? Ndashima Imana. Biragenda namwe. Natwe turashima Imana. Imana iracyaturinze. Amen cyane. Tugiye kwiga rero ibyigisho by'ishuri ryo ku Isabato biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Tugeze ku cyigisho cya kangahe? Icyigisho cya 4. Kitubwira ngo ikiguzi cy'ikiruhuko. Ikiguzi cy'ikiruhuko. Aha hari icyigisho navuga ko ni icyigisho cy'ingenzi kandi ni icyigisho gikomeye. Ikiguzi cy'ikiruhuko, sinzi amamiliyoni cyangwa ibihumbi cyangwa amamiliyari dushobora gutanga kugira ngo dushobore kugura iki kiruhuko. Turi buzi kubonamwo hari ikiguzi cy'amafaranga yadufasha kugura ikiruhuko. Biragoye kugira ngo tukibone. Ngira ngo biragoye. Icyo kwibukwa hano kiboneka muri Zaburi ya 51 umurongo wa 10, atubwira ngo Mana undememo umutima wera, unsubizemo umutima ukomeye. Ari amagambo yavuzwe na Dawidi asaba Imana ko imukomeza, imusubizamo umutima kandi umutima wera, pana umutima wanduye, ndetse ngo asubizwemo n'umutima ukomeye. Birumvikana ko niba yarasabaga gusa kugira umutima ukomeye, hari byari byarawuhungabanije. Nagira ngo ndebe muri isubi iri aha hepfo hakurikira avuga ngo abantu benshi basa n'abifuza kubona amahoro n'umunezero, bafite ubushake bwo kubitangaho n'ikiguzi. Mu mijyi myinshi minini hari ibyumba byinshi bitarimo murandasi cyangwa interinete bishobora gukodeshwa ku isaha. Amategeko yaho aba akurikizwa cyane. Nta rusaku ndetse nta n'abashyitsi ba hato na hato bashobora kurogoya ka karuhuko kaba gafashwe. Abantu bafite ubushake bwo kwishyura kugira ngo babashe kwicara batuje, batekereze cyangwa basinzireho hato. Hari udutebe twegamirwa dukoreshwa ndetse no ku bibuga by'indege, n'utwumvisho bashyira mu matwi cyangwa ekuteri tugabanya urusaku rumenyerewe cyangwa se bimenyerewe. Hari n'ingofero zambarwa mu mutwe zigendana n'umwambaro bambika igihimba cyangwa akameza k'umuntu ku giti cye cyangwa ka wenyine, kaba gakingirijwe imbere no ku mpande, ushobora kugira ngo ku mpande ushobora kugura ngo bikoreshwe ugira akaruhuko gato wavuye aho ukorera cyangwa naho wari umenyereye kuba mu buzima bwa buri munsi. Ibi rero abantu bakabitangaho amafaranga menshi, amafaranga bagura kugira ngo ahari bashobore kubona ko babona iki kiruhuko. Sinzi niba ari nacyo kiruhuko tugiye gusuzumira ahangaha hamwe n'abadukurikiye kuri Marayika Wundi TV. Ndatekereza ntabwo ari cyo kiruhuko batubwira, kuko yanze bikunze turi kubona ko kiriya kiruhuko gifite ikiguzi
mu buryo bw'ibigaragara ariko gisa n'ahari ikiruhuko cy'igihe gitoya gusa. Hano rero ku gasubiko ka kabiri baratubwiye ngo ikiruhuko nyakuri nacyo kigira ikiguzi. agasubi ka kabiri Agasubi ka kabiri niyo bavuze ngo ikiruhuko nyakuri nacyo kigira ikiguzi, bivuze ngo cya kindi twabonye bwa mbere ntabwo ari ikiruhuko nyakuri. Byumvikane ko rero si cyo kiruhuko tugiye kureba. Mu gihe ababona ibintu ukwabo basakaza amakuru birwanaho bashaka kutwemeza ko dushobora kwiha umurongo w'uko iherezo ryacu ryamera, kandi ko ikiruhuko kijyanye n'amahitamo n'igenabikorwa gusa. Nyamara igihe tubitekerejeho mu by'ukuri tubona ko tudashobora guha imitima yacu ikiruhuko nyakuri. Ngaya makuru. Ikigaragara cyo ntabwo twebwe ubwacu dushobora guhereza imitima yacu ikiruhuko nyakuri. Hari icyo twagerageza gutanga, cya kindi aho tugenda nyine ahantu habugenewe tukambara ya myambaro maze kudusomera, tugashyira ekutere mu matwi, kuri iki bintu byose interineti tuyikuraho kugira ngo turebe yuko twatekana, nyamara dusanze yuko ni iby'akanya gatoya. Hano rero barakomeje baravuga ngo mu kinyejana cya kane Auguste yabivuze mu nshamake isobanutse mu gitabo cyitwa Confession, gisobanura ku Kinyarwanda kwatura. Cyamamaye ubwo yazirikanaga ubuntu bw'Imana. Waraturemye ngo tube abawe, kandi imitima yacu ntituje kugeza ubwo yabona uburuhukiro muri wowe. Ngaya magambo asobanutse agaragaza yuko uburuhukiro nyakuri ni kuri Yesu, ni kuri mugabo yaje kubisobanura, ariko nicyo kiruhuko nyakuri, kandi nacyo baratubwira nacyo gikenera ikiguzi. Kandi iki kiruhuko nyakuri uyu mugabo arimo kutubwira yuko ari ukwatura. Ni ukwatura. Muri make ubwo nicyo kiguzi cy'ikiruhuko. Kwatura ni ikiguzi cy'ikiruhuko nyakuri. Ngira ngo twakomeza hepfo ko n'ubundi turi buze gukomeza tubibona muri ibi byigisho tugiye kwiga. Nuvuga ngo tugiye kwibanda ku bintu bibiri by'ingenzi muri uyu mwanya tugiye gufata wo kwiga ibi byigisho. Icya mbere ni imibereho y'ufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Ngira ngo iri jambo twigeze kurigarukaho, ndetse kuri bamwe bagiye barikoresha nk'inyuro. Ndavuga kuri bamwe mu gihe cy'uyu muntu turi buze kureba tutari twabona izina, ariko wari ufite umutima wari ufite imibereho imeze nk'uko umutima w'Imana ushaka. Icya kabiri ni uko yamenye ikiguzi nyakuri cy'uburuhukiro butangwa n'Imana cyangwa bukomoka ku Mana. Ibyo bintu bibiri nibyo bintu bibiri by'ingenzi tugiye gusuzumira hamwe muri uyu mwanya. Nagira ngo ukomeze n'ingingo yo kuwa kabiri, iyo kuwa mbere itubwira ngo abarushye kandi bananiwe. Abarushye kandi bananiwe. Ku mugoroba ususurutse w'igihe cy'itumba, umwami Dawidi wari wabuze amahoro yagendagendaga hejuru y'ingoro ya cyami. Yagombaga kuba ari kumwe n'ingabo ze ku rundi ruhande rwa Yorodani. Yagombaga kuba ayoboye ubwoko bw'Imana ngo batsinde Abamoni maze bizane amahoro mu bwami bwe. Bari kutubwira iby'umwami Dawidi. Dawidi hari umunsi yigeze kugaragara ari hejuru y'inzu, hejuru ariho atembera. Nyamara icyo abanditsi barimo kutubwira ni uko uyu mwanya yari ahagazemo ntabwo ari umwanya yari akwiriye kuba ahagazemo. Ingabo ze zari ziri ku rugamba, yagombaga kuba ari kumwe nazo, kandi uko kuba ari kumwe nazo kwari ukugira ngo bafatanyirize hamwe kurwana intambara, babone ukuntu igihugu cyabo cyakongera kugira amahoro. Ariko umwanya yari ahagazemo bari kutugaragaza ko atari we yari arimo, atarakwiriye kuba ariwo. Umwanya yari arimo ntabwo ariwo yari akwiriye kuba yari arimo muri icyo gihe yari ahagaze aho ngaho. Muvandimwe, iki cyigisho turimo kwiga gishingiye mu gitabo cya kabiri cya Samweli, igice cya 11 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Niho twe tumaze guhabwa amakuru y'uburyo Dawidi yagombye kuba ari kumwe n'abasirikare ku rugamba, ariko ubu noneho yari yibereye mu mujyi atuje, asa naho amerewe neza. Kubera iyo mpamvu rero yabonye uwo mugore arimo kwiyuhagira, yari yiherereye, ntabwo yari azi iyo Dawidi yari ari, ariko nanone Dawidi nyine yaramubonye. Byanditswe birimo kutubwira ngo irari ryo gukora icyaha muri we ryahise ribyuka. Ntiyagira uburyo bwo kurirwanya, ahubwo yahise atumira uyu mugore. Amaze gutumira uyu mugore, barimo kutubwira ngo nk'umwami ntiyagomba gukurikiza amategeko nk'abandi bantu abo ari bo bose. Nyamara igitekerezo kibabaje
cy'umuryango wa Dawidi, mbabarire ndasimbutse gato, nk'umwami ntiyagombaga gukurikiza amategeko agenga buri muntu wese. Yego. Nyamara igitekerezo kibabaje cy'umuryango wa Dawidi ukurikije uko ibihe byari bihindutse bitwibutsa ukuri kuko nubwo yari umwami atari hejuru y'amategeko y'Imana. Cyane rwose. Nubwo bigaragara ko hari ibyo rubanda bakurikiza, ariko abategetsi bo hejuru by'umwihariko umwami atagomba gukurikiza, ariko ibyakurikiyeho byagaragaje yuko nta muntu uri hejuru y'amategeko y'Imana. Ndakomeza muri isubiyo hepfo, mu by'ukuri amategeko abereyeho kuba umurinzi, umuyobozi mwiza, ndetse n'igihe umwami yajyaga kure yayo yahuye n'ingaruka ziteye ubwoba. Dawidi akimara kurenga imbibi z'amategeko y'Imana yatangiye kwiyumvamo ingaruka zabyo mu mpande zose z'imibereho ye. Dawidi yibwiye ko ibyishimo bye by'igihe gito byagezweho, nta n'inyoni ibimenye, nyamara ubwo Betisheba yari atwite kandi n'umugabo we yari ari kure. Ahangaha bigaragara yuko nta muntu wari ukwiye kuba hejuru y'amategeko y'Imana. Ikindi kandi Dawidi nubwo yibwiraga ko icyaha cye agihishe, yagitsimbye nk'uko imvugo z'iki gihe zibivuga, nyamara uwo mugore wa Uriya Betisheba yari atwite, kandi Uriya yari ku rugamba amaze n'igihe kirekire atagera mu rugo. Iki cyari ikibazo gikomeye cyane, ngo nta n'inyoni ibimenye yashatse kubihisha. Cyari ikibazo gikomeye cyane, kuko uko byagenda kose umaze kuyadusomera neza kandi yumvikana, uko umuntu yaba ameze kose ntashobora kuba hejuru y'amategeko y'Imana. Birashoboka yuko wenda ushobora kuba ufite ikigo runaka uyoboye, ushobora kuba uri umutware w'abantu runaka ari wowe ubayoboye, kandi amategeko ushobora kuyirengagiza, wowe ukaba wakora ibintu bigufitiye inyungu ariko bishobora kubangamira bagenzi bawe. Nyamara haba hakwiriye kubaho kuzirikana yuko hejuru y'ayo mategeko muba mwarashinze nk'ikigo haba hari andi mategeko akomoka ku Mana. Niyo mpamvu ibyo twakora byose mba nkwiriye gutekereza yuko hari andi mategeko ahari, kandi nayo azambazwa ndetse azanyinjiza mu rukiko. Dawidi rero yashatse guhisha icyaha cye nk'uko batubwiye, ariko byaramukundiye? Ntabwo byigeze bimukunda. Ntabwo byamukundiye. Wagerageza gutanga amakuru y'uburyo yagerageje guhisha icyaha cye? Ni ukuvuga ngo hano baratubwiye ngo, ni ukuvuga ngo wenda reka tugerageze kuyatanga mu nshamake. Uko byamugendekeye ni uku nguku. Dawidi akimara kumenya yuko umugore Betisheba atwite, kandi nawe yari afite amakuru yuko Uriya adaheruka muri urwo rugo, cyabaye ni iki rero? Ibitekerezo byacu gutekereza ku byaha ntabwo bijya bituvuna, icyakora gutekereza ibyiza biratuvuna. Yesu atekereza ukuntu yahamagaza Uriya nk'umusirikare wari mu ngabo zagiye ku rugamba. Abaramuhamagaje ati rero ukaza mu rugo. Yaramutumije, amaze kumutumiza ubwo araza, baramubwira ati rero wakoze kuza, ati ariko wajya mu rugo nta kibazo. Umugabo wari ufite ubutwari, wari uzi icyo kuba umusirikare ari cyo, aramubwira ngo ntibikabeho yuko nshobora kuza nkajya kwinezeza, nkajya mu rugo rwanjye ingabo z'Uwiteka ziri ku rugamba, n'isanduku y'Uwiteka iri ku rugerero. Byari kirazira. Aravuga ati ntibishoboka, amategeko y'abasirikare yari ayazi. Nuko igihe arangije aramuhakanira, mu kumuhakanira umugabo yumva ntibimunyuze. Byarangiye amuhaye ibinyobwa byo kugira ngo amusindishe, ari nabwo yamwoherezaga gutyo. Amaze kumwohereza umugabo byanze, ntabwo byarangiye bityo, yapanze ubundi buryo bw'ukuntu n'ubundi yakomeza guhishira icyaha. Icyakurikiyeho ni ikihe? Ni uko yamwandikiye ibaruwa imwohereza, ariko nanone yarangiza ikamwohereza ari kugira ngo aze kuza kwica. Wenda wakomereza aho ngaho kugira ngo ibintu birusheho kumvikana. Urakoze cyane. Dawidi yakoze ibishoboka byose kugira ngo ahishe umugambi we, cyangwa se icyaha yari yamaze gukora. Nk'uko ubitubwiye ntabwo byamukundiye. Dawidi rero yapanze ubundi buryo iki cyaha yareba uburyo yakivamo, ubwo yanditse urwandiko. Ariko icyo nshaka ahangaha ni ngo Satani atugusha mu cyaha kimwe
bikarangira adukoresheje ibirenze kimwe. Icyaha cya Dawidi cy'ubusambanyi cyakuriye icyaha cy'ubwicanyi, kandi iki cyaha cy'ubwicanyi kwari ukugira ngo ahishire icyaha cye cy'ubusambanyi. Ibyo bikurura ikindi kibazo gikomeye. Muri ubwo buryo rero iyo dutandukanye n'Imana bitugeza ku guhenebera, kugeza ku rwego ruteye ubwoba, kugeza ndetse n'ubwo umuntu amera nk'uri mu bitotsi adashobora kumenya ibiri kujya imbere hagati ye n'Imana. Iyi ngingo ngira ngo twayisoza itubwira ngo abarushye n'abananiwe. Turabona Dawidi nk'umuntu wari urushye, unaniwe, kandi aruhijwe no gutakobwa ku cyo yagombaga kuba ari gukora, no kuba aho yagombaga kuba ari atariho aragenje gute. Ibi byamukururiye ubusambanyi n'umugambi mubi w'ubwicanyi. Kurarikirwa gukanguka. Kurarikirwa gukanguka, twe tumaze kubona yuko gutandukana n'Imana bitugeza mu buhenebere buteye ubwoba, kugeza ubwo tugeraho tukamera nk'abari mu bitotsi. Niko turi kubona Dawidi. Kurarikirwa gukanguka rero bishaka kutubwira iki? Bigendanye n'amakuru tumaze kubona ku ngingo ya mbere, bihita bitwereka yo kuwa mbere, bihita bitwereka uburyo ki nyine wari ugiye kurarikirwa gukanguka, by'umwihariko ari Dawidi. Hari aho yari amaze iminsi, hari intambara yari amaze iminsi ari kurwana, ariko itari yo mu gakiza, ahubwo yo kwirwanaho. Yari akwiriye kurarikirwa kongera gusubira mu murongo. Haba haratubwiye, ariko bari kutubwira ku gasubi ka mbere amakuru ya Natani na Dawidi. Natani ari we muhanuzi Imana yaje gutuma. Hari ukuntu bari baziranye, kandi uku kuntu bari baziranye bigaragara ko bari baziranye mu byiza. Ariko baratubwiye ngo ubu ngubu bwo umuhanuzi yari afite inshingano itandukanye niyo yari akwiriye gusohoreza umwami we. Ya nshingano yari iyihe rero? Nuko yari agiye kuzanwa n'ubutumwa busa naho bukakaye, ariko kandi umwami yagombaga kwita kugira ngo akize ubugingo bwe. Baratubwiye ngo Natani yari azi icyo akwiriye kuvuga, kandi yakivuze mu buryo Dawidi yashoboraga kumva. Yavuze igitekerezo Dawidi wahoze ari umushumba yakumva neza. Yari azi imyumvire ya Dawidi y'ubutabera n'ubunyangamugayo ku rwego ruhanitse. Bityo mu buryo runaka umuntu yavuga ko Natani yateze Dawidi umutego, kandi Dawidi yahise awugwamo. Ngiyi inshingano yari izanye Natani, isa naho itandukanye n'iyo bari basanzwe baziranyeho. Wakomeza. Hari ikintu cyanejeje ndimo kwiga aya magambo muri iyi subi umaze kudusomera. Hari uburyo Natani yari azimo Dawidi. Muri ubu buryo Natani yari azimo Dawidi nabonyemo ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere, Dawidi yari yarabaye umushumba. Nk'umushumba rero Natani yakoresheje uru rugero azi neza ko nk'uwabaye umushumba ari burwumve neza. Icya kabiri, Natani yari azi muri Dawidi, yari azi neza yuko Dawidi yari azi icyiza cyari kiri muri Dawidi. Yari azi icyiza cyari kiri muri Dawidi, byibuze arebe ko yakangura icyo cyiza cyari kimuri we. Icya gatatu, Natani yari azi ko Dawidi yagiraga ubutabera muri we ndetse n'ubunyangamugayo. Kubera azi ko afite ubutabera n'ubunyangamugayo, nabwo yashatse kuzamura icyo kintu muri Dawidi kugira ngo cyongere guhabwa agaciro. Dawidi rero yabihaye agaciro koko, nk'uko umuhanuzi Natani yari yabiketse. Amaze kubiha agaciro rero aratubwiye ngo yaguye mu mutego mu buryo bw'ibigaragara, dukoresheje amagambo wenda y'iki gihe. Hanyuma arangije aramubwira ngo uwo mugabo ni wowe. Ntabwo noneho yari agica ku ruhande, uwo mugabo ni wowe. Ariko icyo nabonye ngo yabivuganye ubuntu. Birashoboka yuko dushobora kugaragaza icyaha, ariko dukaramiye umuntu, tumutunga urutoki cyane, turakaye, ibintu bimeze nabi. Nyamara ntabwo ariko kuri Natani byari bimeze. Aya magambo yavuganye ubuntu. Aya magambo nanone yatumye Dawidi agira umubabaro mwinshi cyane mu mutima we. Ndetse ikintu cyantangaje nasomye muri iki cyigisho ni uko ngo Dawidi yagize umubabaro nk'uw'Imana yagira iramutse itakaje umwe mu bahungu bayo cyangwa mu bakobwa bayo, akagenda akava ku Mana, ndetse akabikora
asa naho abizi neza ko atandukanye n'Imana. Ibi rero byatumye intekerezo za Dawidi zikangarana ndetse ziranakanguka, umutima we usa naho ushenjaguritse cyangwa se usa naho mbese umenetse. Reka mbyite kumeneka. Ibi bintu ngira ngo ntabwo ari benshi bikunda kubaho. Ntabwo ari benshi bikunze kubaho kuko ni ikimenyetso cy'aho umutima cy'aho Imana iri cyangwa se Mwuka Wera yamaze kugenda. Kuko na Bibiliya burya ibivugamo, ivuga yuko nyine uwo mwuka naza azatsinda ab'isi. Ahantu umwuka yamaze gutsinda rero umutima urameneka, kuko umuntu yumva uburemere bw'icyaha kandi akabwumva ku rugero rwacyo. Kugira umubabaro wo ku rwego rw'Imana. Ntabwo ari ikintu gisanzwe rero, kuko muri twebwe kwihana ntibibamo. Ngira ngo wakomeza uduha amakuru ari aho hepfo y'uburyo yumvisemo uburemere bw'iki cyaha kugeza ubwo atabonye ko yacumuye ku muntu gusa, ahubwo yacumuye no ku Mana. Dawidi yamenye cya cyaha gituma imitima yacu ibura amahoro. Bwa mbere ni ukurwanya Imana. Ngiki kintu cya mbere yasobanukiwe, ni uko bwa mbere ari ukurwanya Imana, umuremyi akaba n'umucunguzi. Kurwanya Imana, umuremyi kandi akaba n'umucunguzi. Ubwacu nitwe twibabaza, tukababaza n'abandi, dutukisha imiryango yacu cyangwa amatorero, nyamara ku iherezo tubabaza Imana, tugatera undi musumari werekeza ahareba mu ijuru kuri Gologota. Ngibi ibintu byatumye yongera kumva yabuze umutekano, abura amahoro, azirikana yuko yahemukiye ari Imana, kandi iyo Mana akaba ari umuremyi kandi akaba n'umucunguzi. Yongera gusobanukirwa yuko iyo tumaze guhemukira Imana, duhemukira abacu cyangwa se duhemukira abandi, ndetse tugasa naho twongeye gutera umusumari kuri Gologota. Iki kintu ndatekereza ko tugiye dusobanukirwa yuko igihe twafashe umwanya tugakora icyaha, tugasobanukirwa yuko ari Kristo tuba turi kongera gutera umusumari, ndizera ko bishobora kugabanya ibyaha twebwe ubwacu dushobora kuba twakora. Arakomeza aratubwira ngo umutima wa Dawidi washenguwe n'ayo magambo amucyaha yabwiwe n'umuhanuzi. Icyaha cye cyagaragaye cyose uko cyakabaye. Umutima we wicisha bugufi imbere y'Uwiteka. Nuko avuga ahinda umushyitsi ati, nacumuye ku Uwiteka. Ibibi byose bigirirwa abandi biva ku wagiriwe nabi bikagera ku Mana. Dawidi yari yarakoreye icyaha gikomeye cyane, yaba Uriya na Betisheba, kandi yumvise uburebure bwacyo cyane, ariko icyaha gikomeye cyane bitagerwa ni icyo yakoreye Imana. Burya icyaha dukoreye Imana cyangwa uguteshuka ku Mana, kuva ku Mana, nibyo bidutera guhemukira bagenzi bacu. Ubwo bwa mbere rero tuba twamaze guhemukira inde? Tuba twamaze guhemukira Imana. Iyi ngingo rero nayo ngira ngo twayisoza itubwira ngo kurarikirwa gukanguka. Dawidi yari mu bitotsi, ariko yagize amahirwe akangurwa n'Imana binyuze mu muhanuzi Natani. Kandi icyo turimo kureba ni uko Dawidi atigeze atera imigeri, ahubwo yababajwe n'icyaha yakoze. Ngira ngo kandi nicyo gikwiye natwe kuturanga. Kora icyaha ni kimwe, ariko kucyemera ndetse no kubabazwa nacyo ni ikindi. Ariko bikwiye kuturanga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Cyane rwose. Wakomeza ingingo yo kuwa gatatu. Ingingo yo kuwa gatatu iratubwira ngo cyarababariwe kandi kiribagirana. Amen. Cyarababariwe kandi kiribagirana, nta kindi dushobora guhita twumva ni icyaha cya Dawidi. Kandi nk'uko twe tumaze kubona ku ngingo ya ruguru, cyababariwe kubera ko yaciye bugufi akemera kwihana. Dawidi amaze kwicira urubanza rwo gupfa atabizi, Natani yaramuhangaye kubw'uburemere bw'icyaha cye. Dawidi yashengutse umutima maze yatura icyaha cye. Ako kanya Natani yamuhaye icyizere ati, Uwiteka nawe yagukuyeho icyaha cyawe. Amen. Kandi ko yababariwe. Nta gihe cyo gutegereza cyari gihari kugira ngo Imana itange imbabazi. Dawidi ntiyagombaga gutanga igihamya cy'uko yari yihannye by'ukuri mbere y'uko ahabwa imbabazi. Nyamara Natani wari wavuze mbere ingaruka z'icyaha cya Dawidi mu rwa kabiri rwa Samweli igice cya 12 murongo wa 10, yakomeje avuga ko umwana uzavuka azapfa. Bivuze ngo icyaha cyabariwe kandi kikibagirana, nta n'icyaha cya Dawidi yakoze.
ariko ikigaragara ni uko Imana itubwiye ngo nta mwanya uhari wo gutegereza wari uhari kugira ngo Imana ibone kubabarira Dawidi. Bivuze ngo igihe cyose umuntu aciye bugufi akemera icyaha cye akamanika amaboko, kuko itegeko rimubwiye ko ukoze icyaha akwiriye gupfa, Imana iba yiteguye kubabarira. Wakomeza. Urakoze cyane. Iri jambo koko rikwiye gushimangirwa cyane. Nta gihe cyo gutegereza kiri hagati yo kwihana no gutanga imbabazi, kugira ngo Imana nyine yemere gutanga imbabazi. Cyangombwa ni ukwihana. Hari akantu wasorejeho muri iyo suyoze udusomera kavuga ngo ariko ingaruka z'icyaha cya Dawidi zo zagombaga kubaho. Yego. Hari abavuze ngo umwana agomba kuvuka yari gupfa. Nshuti bavandimwe, reka tubabwire yuko ntabwo kwihana ibyaha kwacu gukuraho ingaruka zabyo. Imana yaramubabariye, kandi koko Dawidi yizera ko Imana yamubabariye, ariko ingaruka z'icyaha yakoze zagombaga kumubaho. Ibyanditswe rero bitubwira ingaruka nyinshi zagiye ziba kuri Dawidi kubera icyo cyaha yari yarakoze nubwo yari yarababariwe. Icyambere twe tumaze kukibona, Dawidi umwana yabyaranye na Betisheba yarapfuye, ntabwo yabayeho, nubwo Dawidi yakoze ibishoboka byose ngo amusabire abeho, ntabwo byashobotse. Icya kabiri, umuhungu wa Dawidi witwa Amunoni yafashe ku ngufu mushiki we bahuje se, cyakora batari bahuje nyina, kandi cyari kizira muri Isirayeli. Bukeye kabiri, uwitwa Abusalomo wari mushiki wari musaza wa Tamari aba yishe Amunoni, abaye umwana wa kabiri wa Dawidi ugenje gute upfuye. Ntabwo hashize igihe kinini, Dawidi ntabwo yashoboraga gufata ibyemezo nk'uko yari asanzwe abifata atari yakora cya cyaha. Ari nacyo cyatumye ananirwa guhana Amunoni kugeza ubwo Abusalomo ari we wakihaniye. Ikindi nanone twongera kubona mu byanditswe ni uko Abusalomo yigometse kuri Dawidi. Iyo nayo ni indi ngaruka. Kwigomeka ku butegetsi yari ingaruka ikomotse ku cyaha cya Dawidi. Muri uko kwigomeka ku butegetsi bwa se, ise yarahunze. Iyi nayo yari indi ngaruka. Muri uku guhunga, Abusalomo yatashye ku nshoreke za se, twakwita abagore ba se, ku mugaragaro izuba riva, mu gihe cya cyaha cya Dawidi cyo cyari cyarakozwe mu rwihisho. Iyi nayo yari indi ingaruka y'ibyabaye kubera iki cyaha cya Dawidi. Nanone igihe umwami yahungaga, igihe cyarageze habaho imirwano hagati y'ingabo za Abusalomo n'ingabo za Dawidi. Ingabo za Dawidi zinesha za Abusalomo kugeza nubwo Abusalomo nawe yiciwe kuri uru rugamba. Uyu ni umwana wa kangahe? Ni umwana wa gatatu wa Dawidi upfuye. Nanone hashize igihe Dawidi yari atakiriho, Adoniya nawe yaje kwicwa igihe yasabaga nyina wa Salomo, umwami wari warasimbuye Dawidi, ngo amushyingire Abisagi wari muka Dawidi. Yari yarazanywe mu zabukuru kugira ngo amususurutse muri ubwo buryo. Umwana aravuga ati, uyu mubyeyi utinyutse gusaba umugore wa data ngo mushyingire mukuru wanjye, azamusabira n'ubwami. Muri uko kuvuga ngo azamusabira n'ubwami, yaravuze ngo icyo Adoniya yavuze niba atari cyo kumwicisha, Uwiteka bimpore. Uyu muhungu nawe yarigeze yigomeka cyakora asa n'uwigaruye, ariko nanone nawe kimugaruka ku mutwe byarangiye yishwe. Uyu aba umwana wa kane wa Dawidi wari ugenje gute, wari wishwe. Icyaha ni kibi, kandi gukomeza kugishonyagiza ni bibi, ndetse n'igihe twihannye hari igihe ingaruka zabyo zikomeza kutugeraho. Ikintu kigaragara gikomeye cyane, ushobora kuba uyu munsi wa none hari icyaha ushobora kuba urimo gukora, wenda kitagaragarira abantu, gikorerwa mu rwisho mu buryo bukomeye cyane, kandi pe mu ntambara ikomeye banditsemo amagambo ngo umuntu ashobora gukora icyaha, umubyeyi ntakimenye, umugore w'umugabo ntakimenye, umugabo ntakimenye, umugore ntakimenye, inshuti ntizikimenye, ngo ndetse icyaha kikaba kizwi na nyir'ubwite. Ngo ariko byose bitwikura imbere y'izatubaza ibyo twakoze byose. Mu Baheburayo niko bahita bigaragaza. Rero ingaruka z'icyaha zirakomeye, ushobora kuba utari kuzibona uyu munsi wa none, ariko ejo ukazibona utagishoboye no kuba hari ukuntu wazigarura. Mbese icyiza kirimo ni uko dukwiriye gukumira ibi ngibi byazatuma duhura n'izo ngorane zose. Hari isubire rijya gusoza bavuze
bari kutubwira muri Zaburi ya 50 uburyo ki Dawidi yari arimo kwicuza. Baravuze ngo Dawidi yagiye ku karubanda ubwo yugururaga umutima we akatura ibyaha bye. Gutaka kwa Dawidi asaba imbabazi kwageze ku rukundo rw'Imana rutagajuka n'impuhwe zayo nyinshi. Yifuzaga guhindurwa mushya. Nubwo izo ntambara zose zari zihari, ariko yifuzaga guhindurwa mushya. Igihe tuzirikanye ikiguzi cy'uburuhukiro tubonera muri Yesu bwa mbere, tugomba kumenya ko dukeneye ubufasha buva ahandi. Turi abanyabyaha kandi dukeneye umukiza. Tumenya ibyaha byacu maze tugatakira umwe rukumbi ubasha kutwuhagira akatweza kandi akaduhindura bashya. Igihe dukoze ibi dushobora kugira ubutwari. Hano hari umusambanyi, umunyagitugu, umwicanyi n'uwishe nibura amategeko 5 y'amategeko 10 yo mu mategeko 10 watatse ngo ahabwe ubufasha kandi yishyuza amasezerano yo kugirana imbabazi n'Imana, yo kugirirwa imbabazi n'Imana. Kandi ikintu gihita kigaragara nuko yabikorewe. Imbabazi yarazihawe. Bivuze ngo igihe tumaze kumenya rero yuko hari ubunyacyaha dufite, hari ikindi kintu gihita kiboneka. Dukwiriye kumenya ko dukeneye ubufasha buturutse ahandi, kandi ubwo bufasha nyine aho handi ni ku Mana. Kandi iyo tubikeneye ku Mana, ndashima Imana ko ijye butanga. Amen. Dusoza iyi ngingo, turimo turabona hari ikibazo kivuga ngo niba Imana yarababariye Dawidi kubw'ibyo yari yarakoze byose, wowe byagutera ibihe byiringiro. Ngira ngo iki kibazo twagisubirisha amagambo ari mu rwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 15 n'uwa 16. Ibyiringiro byaduha niba Dawidi yarababariwe. Uyu murongo uratubwira ngo rwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 15 haratubwira ngo iri jambo niryo kwizerwa, rikwiriye kwemerwa rwose yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni jye w'imbere. Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, kandi abo banyabyaha muri bo ni jye w'imbere. 16. Ariko icyatumye mbabarirwa ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri jye uw'imbere kwihangana kwe kose, ngo mbe icyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Icyatumye mbabarirwa kwari ukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri jye w'imbere, wa wundi w'imbere, ariko kwihangana kw'Imana ko abantu bazizera kandi bihana ibyaha byabo bagahabwa ubugingo bugenje gute? Ubugingo buhoraho. Niba Dawidi rero yarababariwe, natwe dufite ibyiringiro yuko twababarirwa. Kandi amasezerano y'Imana y'imbabazi ntabwo yarebaga Dawidi gusa, natwe uyu munsi aratureba cyane rwose. Abantu tuzirikane ko umuntu w'imbere hari ukuntu ateye, kandi Kristo yashaka ahindura wa wundi w'imbere. Kuko uyu w'inyuma washobora guhinduka kubera impamvu runaka zidasanzwe, ariko umuntu w'imbere ni Kristo ushobora kumuhindura wenyine, kugira ngo noneho anagaragarize icyizere ndetse n'imbabazi n'urukundo biboneka mu gukunda Imana ndetse no kuyikorera. Ingingo yo kuwa 5 iyo kuwa 4 iratubwira ngo ibintu bishya byabaye. Ibintu bishya byabaye turabireba muri Zaburi ya 51. Uyu murongo turawusoma Simeon. Ndibuze kuwusoma dore ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 12. Kuri ni Bibiliya ni Bibiliya kera bakoresheje, ariko Bibiliya izi dufite ubu ngubu n'umurongo wa Bibiliya za kera n'umurongo wa 5. Tugakomeza, hanyuma Bibiliya y'ubu turahera ku murongo mbabarire, ahubwo Bibiliya kera n'umurongo wa 7, Bibiliya nshya n'umurongo wa 9. Aravuga ngo unyejeshe ezobu ndera, unyuhagire ndaba umweru ndushe urubura, unyumvishe umunezero n'ibyishimo, kugira ngo amagufa wavunnye yishime. Hisha amaso yawe ibyaha byanjye, usibanganye ibyo nakiraniwe byose. Mana, undememo umutima wera, unsubizemo umutima ukomeye, ntuntekureye mu maso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera. Yarakomeje aravuga ngo unsubizemo kunezezwa n'agakiza kawe, unkomereshe umutima wemera.
ahangaha iyi ngingo irimo kutubwira ngo ibintu bishya byabaye. Dawidi amaze kumva ababariwe iki cyaha cye, ntabwo yumvise ko birangiriye aho ngaho, ahubwo yanasabye no kwezwa. Yasabye kwezwa, yasabye gukomereshwa umwuka w'Imana. Hano ngo yagarutse ku byabaga mu buturo bwera, hakoreshwaga ezobu nk'uburyo bwo kweza mu buturo bwera. Ikindi kandi iki kintu cyari cyerekeje ku gitambo cyagombaga gutangwa, cyashushanyaga n'ubundi Kristo wagombaga kuza agakuraho ibyaha by'abari mu isi, amaraso ye akeza abanyabyaha. Hari amagambo bakomeje hepfo batubwira hano ku gasubi kageze ku ka kane, Dawidi ntiyashakaga gutakaza ubwenge bwo kuba imbere y'Imana. Yamenye ko adafite umwuka wera nta mbaraga yaba afite. Yari azi ko nk'uko yanyereye bimworoheye akagwa mu cyaha na Betisheba, yabashaga kongera kugwa mu cyaha. Kwigirira icyizere kwe kwarabuze. Ngiyi impamvu yatumye akomeza gutakamba abwira Imana ati, Nyagasani unyejeshe Zobu umfashe. Nuko yari azi yuko byamubayeho bwa mbere, byashobokaga kongera gukora icyaha kandi bigakunda cyane rwose. Hano barakomeje baratubwira ngo Dawidi yasobanukiwe ko intsinzi y'ahazaza itagomba guturuka kuri we, yari guturuka ku Mana yonyine, mu gihe yari kwishingikiriza ku Mana wese yirunduye adagize icyo asiga. N'ubundi nk'uko wari umaze kubivuga, icyari cyaratumye atsindwa cyari gutuma n'ubundi yongera gutsindwa, ariko yari azi neza, yamenye noneho yuko gutsinda gushoboka gusa mu Mana. Ariko barakomeje baratubwira ngo imibereho ya Gikristo itsinda ntabwo ari iyacu, si iyacu rwose. Barakomeje baratubwira ngo iyo mibereho ni iya Yesu. Twifuza kuhaba kwayo, ngo ni ukuhaba kw'Imana cyangwa k'ubumana. Dukeneye mwuka wayo, turashaka ibyishimo byayo by'agakiza. Tuzi ko dukeneye guhindurwa bashya no gukomorerwa. Tuzi ko dukeneye guhindurwa bashya no gukomorerwa. Dukeneye uburuhukiro bwayo, igikorwa cy'Imana cyo kurema bushya. Imana ihabwa icyubahiro. Dukeneye uburuhukiro bwayo, uburuhukiro bwayo. Dukeneye uburuhukiro bwayo, igikorwa cy'Imana cyo kurema bushya. Ikiruhuko kirema ntikiri kure y'imbabazi. Mana undememo umutima wera, unsubizemo umutima ukomeye, niyo ishobora kurema ukomeye. Nk'uko biboneka muri Zaburi ya 51:10, abakomeje batubwira ngo imvugo y'irema. Mu isezerano rya kera Imana yonyine niyo ishobora kurema. Kurema ntacyo uhereyeho, kandi igihe turemwe bushya dushobora kuruhuka. Dawidi rero iki nicyo cyari icyifuzo cye, kwari ukongera kuremwa bushya, kandi noneho yiyeguriye Imana, kuko yari amaze gusobanukirwa nuko Imana yari ifite ububasha bwo kumurema bushya, bitandukanye na cya gihe yari ameze nk'uwari usinziriye. Hari ikintu numvise mu magambo dusomeye, iyo tugiye kwiga mu itangira igice cya mbere tukaragwera ku murongo wa mbere, tubona yuko Imana yagiye kurema isi yari hari kutagira ishusho, hariho ubusa busa, nta kintu na kimwe cyari kiriho. Imana yaremye rero nta kintu ihereyeho. Kugeza uyu munsi wa none twongera kubona Imana yongera gukora ikintu kidasanzwe cyo kurema, n'ubundi nta cyongeye guheraho. Kuko muri Dawidi nta kintu cyari kiriho cyitwa ko cyaba ari cyiza Imana yaheraho irema, ahubwo yasaga naho igiye guhera n'ubundi ku busa, yarangiza ikongera ikamurema. Kandi koko ibintu bishya byabaye nuko Dawidi yongeye kumva ari muzima, maze arataka aravuga ngo, ariko gutakana umunezero, hahirwa abariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa Uwiteka atabaraho gukiranirwa. Umva rero nkabona yuko rwose ibyabaye bishya byari biriho, kandi uyu munsi wa none iyo abantu babyemeye, Imana yongera kurema bushya. Dusoza iyi ngingo, reka twibutse ko Dawidi ntabwo yahunze Imana nk'uko Adamu na Eva babigenje, ahubwo igihe Dawidi yamenyeshejwe icyaha cye, yaracyemeye, aracyatura ndetse aracyihana, kandi yizera imbabazi z'Imana. Ingingo yo kuwa gatanu iratubwira ngo iki? Abamurika umucyo w'Imana.
abamurika umucyo w'Imana hari icyo batubwiyemo. Iyo igikombe cyangwa vaze y'igiciro cyinshi iguye ikamenagurika igacikamo uduce twinshi mu buryo busanzwe, twitsa imitima maze udusate tutagifite umumaro tukatujugunya kure. Mu Buyapani hari ubugeni busanzwe bwitwa kitsuki, bukoreshwa mu buryo bwihariye bw'ubuhanga mu kongera guhuza ibimene by'ibihangano by'ibumba byamenetse. Icyuma cy'igiciro cyinshi nk'izahabu cyangwa ifeza byashongeshejwe bikoreshwa mu gufatanya ibimene maze ikintu cyamenetse bakagihindura igikoresho cyiza kandi cy'agaciro. Bari kutubwira ngo abamurika umucyo w'Imana. Noneho muri iyi subi ya mbere kutubwira ngo ni urugero batanze rw'igikombe cyangwa se ngo vaze by'igiciro cyinshi iyo bimenaguritse, kandi kuko ari iby'igiciro twitsa imitima. Ntabwo wabura kwitsa umutima igihe cyose waba ubuze ikintu cyari icy'ingenzi kandi washakaga. Muri kwa kwitsa umutima rero duhita dufata bwa bumene bwose bwagaragaye tukabuhuriza hamwe tukajya kubuta, wenda nyine kuri twebwe mu buryo bw'ibigaragara. Ariko bari kutubwira yuko mu Buyapani hari abantu bakora ibintu by'ubugeni bita ngo ni kitsuki, bwo gufata bya bintu by'agaciro byamenetse, bagafata izahabu yashongeshejwe bakongera kubikora mu buryo bw'ubuhanga bwabo, bakongera kubihuza bakabirema nk'ikindi kintu kizima kandi cyiza. Wenda ndatekereza ko hari icyo bashaka kutubwira. Bari gushaka kutubwira iki? Hano harimo kutubwira ngo buri gihe Imana ibabarira ibicumuro byacu ikaturema bundi bushya. Amen. Nk'uko bya bimene bishobora kongera bikaremwa bushyashya n'ababumbyi cyangwa n'abacuzi bo mu isi. Imana nayo irabishobora. Hari ikintu runaka gihinduka. Imbabazi z'Imana z'agaciro kenshi zifatanya ubumene bwacu, kandi ubumene bugaragara bubasha guhugukira ubuntu bwayo. Dushobora kuba indangururamajwi z'Imana. Nibwo ururimi rwanjye ruzaririmba cyane gukiranuka kwawe. Ntitugerageza kwisana cyangwa kwitunganya, habe no kugira icyo twiyongeraho. Imitima yacu imenetse kandi ishenjaguwe n'ishimwe rihagije ku Mana. Kandi ni imirasire y'umucyo abatuye isi bashobora kubona ko hano nsomye nabi. Kandi imirasire y'umucyo abatuye isi bashobora kubona ko utugose, cyangwa n'imirasire imirasire y'umucyo uturuka ku Mana n'abandi bashobora kubona yuko itugose. Imibereho yacu yo kubabarirwa ikurura abandi nabo bagasaba imbabazi. Hano Dawidi hari amagambo yavuze muri iyo Zaburi ya 51 murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 19, aho yavuze ngo ntunte kure yo mu maso hawe, kandi ntunkureho umwuka wawe wera, unsubizemo kunezezwa n'agakiza kawe, kandi ngo unkomereshe umutima wemera. Nibwo nzigisha inzira yawe abacumura, hanyuma abanyabyaha nabo bazabone kukugarukira. Niyo hano bavuze ngo imibereho yacu yo kubabarirwa ikurura abandi nabo bagasaba imbabazi. Mu yandi magambo, Dawidi yari gusaba kongera kugirirwa icyizere n'Imana, akakirwa n'Imana. Nibyo byari kumushoboza kongera kwaturira Imana rubanda, ayibwira kugira neza kwayo, kandi uko kugira neza kwayo bigatuma byongera gukururira n'abandi byongera gukururira n'abandi ku Mana. Ikigaragara cyo nyine niba ari umucyo umurika, biri kumvikana yuko tuzamurika kubera ko twahuye n'umucyo. Burya kandi niba abandi bazabitubonaho, burya intambara yose turwana twifuza guhindura abantu bisa n'ahari ku mbaraga, nuko wa mucyo utaraboneka. Ariko iyo umucyo wamaze kuboneka, hari ibyiza bihita bitangira kugaragara mu buryo nk'ubwo. Rero na Yohana yaje kubigaruka, aravuga ngo nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha no kutwezaho gukiranirwa kose. Dushobora kwiringira ko icyo Imana yavuze ari ukuri. Niko kano gasubi bavuze. Bivuze ngo nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Nibimara kugenda bityo rero, kwa kumurika burya kuzaboneka
kuko nibatangira no kutubona bazabona yuko koko imico yacu yahindutse. Nshuti muvandimwe uduteze amatwi kuri Marayika Wundi TV, reka tukurarike nawe kuza muri uyu mucyo, kandi tumara kugera muri uyu mucyo natwe tuzaba umucyo umurika. Dawidi yarababariwe, ntabwo imbabazi z'Imana zashize, kandi ibi byigisho birimo kutubwira ngo niba twatuye ibyaha byacu tukabyihana, twizere ko Imana ibibabariye. Niko Yohana yabiduhamirije, kandi mureke twizere izo mbabazi z'Imana. Ntabwo twagera kure aho Imana itadukura ngo itubabarire, icyo ishaka gusa ni uko twemera ibyaha byacu. Ibindi iba yiteguye kubidufasha cyangwa se kubikora. Ingingo yo kuwa gatandatu, ibindi byo kwiga no kuzirikanwa. Kwihana kwa Dawidi kwari kuvuye ku mutima. Iki ni ikintu cya mbere dushobora gushimira Imana. Kwihana kwa Dawidi kwari kuvuye ku mutima, kandi twabibonye. Ikindi, ntiyagerageje guhisha icyaha cye. Dawidi ntabwo yigeze agerageza guhisha icyaha cye. Ntabwo icyifuzo cyo guhunga ibihano yari yabwiwe aricyo cyamuteye gusenga iri sengesho rye. Ahubwo yabonye uburemere bw'icyaha yakoreye Imana, yabonye uburyo ubuhungiro bwe bwari bwanduye, maze yabonye uburyo ubugingo bwe bwari bwanduye, maze azinukwa icyaha cye. Mu masezerano Imana yasezeraniye abanyabyaha bihana, yabonyemo igihamya cy'uko yababariwe nuko yemewe. Ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse ushenjaguwe, Mana ntuzawusuzugura. Ngaya magambo yavuzwe na Dawidi nk'ikimenyetso cyo gusobanukirwa yuko imbabazi yamaze kuzihabwa. Kandi ikintu kigaragara, ntabwo ingaruka z'ibyo yari yabwiwe arizo zamuteye kwihana, ahubwo umutima umenetse niwe wamuteye kwihana. Wakomeza. Hari igihe abantu benshi bihana ingaruka z'icyaha, ariko bakibagirwa kwihana icyaha nyakuri. Dawidi rero we yamenetse umutima, kandi twabonye ngo yumviye uburemere bw'icyaha ku rwego rwacyo. Ubushize twize iby'Abisirayeli, uburyo bigometse ku Mana, igihe abwira ngo nibazamuke baranga, ibabuje kuzamuka barazamuka. Kuzamuka byagaragaraga ko ahari bemeye ibyo Imana yababwiye, ariko Imana yari yabibabujije, kuko igihe yabibabwiriye bari babyanze. Noneho babonye yuko n'ubundi ukwicisha bugufi kwabo ntacyo gutanze, byarangiye bongeye kwigomeka, n'undi aravuga ati niho hahandi hacu, n'ubundi ntacyo bihinduye. Ariko ikigaragara cyo ni ikimenyetso gito kigaragaza ko burya imyihanire yabo nta hantu yari ishingiye, yari ingaruka z'icyaha bari bakoze, ariko ntabwo cyari icyaha mu by'ukuri bari bumvise. Kuko n'ikimenyetso kibigaragaza ni uko bajya kuzamuka, kuri ayo magambo waruvuze, bazamutse Mose adahari, bazamuka isanduku y'Uwiteka isigaye. Bari bajyanye iki? Byabasaga ko ni ukwigumura bari bakoze, nta kindi. Rero Dawidi ntabwo ariko byagenze, ahubwo yumvise icyaha cye n'ubugome yagomeye Imana, ariko nanone byatumye ashobora kumenya n'iby'urukundo rw'Imana. Nubwo Dawidi yari yaraguye, Uwiteka yaramubyukije, nyamara Dawidi yicishije bugufi kandi yihana icyaha cye. Naho Sawuli we yasuzuguye gucyahwa, kandi anangira umutima we, yanga kwihana. Nguyu ufite umutima umeze nk'uko Imana igenje gute ishaka. Sawuli bongeye kumugarukaho, kandi niwe Dawidi yari yarasimbuye. Sawuli kwihana kwe nta kwigeze kugaragara, nk'uko nuko Abisirayeli twabonye muri bamwe babigenje. Ibyo byarangiye rero aciwe ku ngoma. Ariko Dawidi turamubona nk'umunyamafuti, turamubona nk'umunyabyaha, turamubona ariko nk'umuntu udashakira urwitwazo ibyaha yakoze, ahubwo yarihanaga kandi akemera gucyahwa, maze agatandukana na Sawuli we wari warinangiye iki? Umutima. Wari warinangiye umutima. Rya jambo twize tuvuga dutangira, ufite imibereho imeze nk'uko umutima w'Imana ugenje gute ushaka. Byari incyuro ku bantu, ariko nanone turabona ko ufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka, atari udakora cyangwa utakora amakosa cyangwa icyaha, ahubwo numenya yuko yakoze icyaha cyangwa igihe kimenyeshejwe akacyemera kandi akakihana. Ikigaragara tugomba kubwira abantu, ntabwo
kwitwa yuko turi abantu b'Imana ntago bivuze kudakora icyaha, kuko na Yohana yabigarutse abwira abantu ababwira ngo bakundwa ndabandikiye kugira ngo he kugira uwo muri mwe ubasha gukora icyaha, icyo akora ntihagera n'unagikora, kuko yarazi yuko turi mu mubiri kandi turi ku isi, nunagikora dufite umurengezi wacu ku Mana ari Yesu Kristo. Bivuze ngo rero gukunda Imana no kuyubaha ntabwo bivuze ko tutahemuka. N'igitangaza Imana si uko nahemutse, ahubwo igitangaza Imana ni ukudasobanukirwa ifuti ryanjye kandi umutima wanjye warinyemeje ngo nemere guca bugufi ndyihane. Burya rero ikintu gikomeye ni uko duhagarara ku cyaha twakoze aho kugira ngo tukihane. Si cyo kibazo Imana ifite, ikibazo Imana ifite ni ukutemera kwihana naho gukora icyaha cyo birashoboka. Birashoboka rwose. Hano hari agasubi gasoza wakadusomera, kari agasubi gasoza iyo ngingo yo kuwa gatandatu twegera ku musozo. Umuntu wese uzacyahwa n'Imana akicisha bugufi mu mutima we afite kwihana no kwatura nk'uko Dawidi yabigenje, akwiriye kumenya adashidikanya ko afite ibyiringiro. Uwiteka ntazigera yirukana umuntu n'umwe uzihana by'ukuri. Ngaya makuru Imana iduhaye nuko umuntu wese ucyashywe n'Imana akicisha bugufi mu mutima akemera kwihana no kwatura icyaha cye nk'uko Dawidi yabigenje, akwiriye kumenya adashidikanya yuko afite ibyiringiro. Ni icya mbere, kandi umuntu umeze gutyo Uwiteka ntazigera amusubiza inyuma, ahubwo kwihana kwe kuzakirwa. Ndumva ari message, ni amakuru meza, ni ubutumwa bwiza dukwiriye kwakira. Nshuti muvandimwe udukurikiye kuri Marayika Wundi TV, reka tugushimire ko wadukurikiranye, ariko twibukanye umutwe w'icyigisho yuko icyigisho cya 4 kitubwira ngo ikiguzi cy'ikiruhuko. Ikiguzi cy'ikiruhuko tubona muri iki cyigisho nta kindi, ntabwo ari amafaranga menshi, ntabwo ari uko twagenda ingendo z'agahanyu, nta nubwo ari nuko twanyura aho Yesu yanyuze cyangwa tugere aho yageze, cyangwa se ahari dukora ibitangaza nk'ibyo yakoze. Ikiguzi cy'ikiruhuko nta kindi, ni ukwemera ibyaha byacu kandi tukabyatura. Byanditswe bitubwira yuko umuti w'umutima uducira urubanza ari ukwihana ibyaha byacu tukabibabarirwa kandi tukizera izo mbabazi Imana yatanze. Reka dusabire buri wese udukurikiye n'uzadukurikira mu bihe bizakurikiraho kumusabira kugira iki kiruhuko kikomoka ku Mana, kandi gutanga iki kiguzi aricyo cyo kwatura ibyaha bye ndetse no kubyihana. Niko gusenga kwacu tubasabira ndetse natwe twisabira mu izina rya Yesu. Amen. Wadusengera tugasoza. Data wa twese, Mana ikomeye kandi ikiranuka, dushima izina ryawe, uhabwe icyubahiro. Amen. Tunejejwe n'amagambo meza wongeye kutwigisha, ukaba wemeye kongera kuduhereza amateka kuri Dawidi ndetse n'uburyo uzifata ku muntu wese uzemera kwihana. Ndakwinginze cyane kugira ngo iyo mpano yo kwihana uyiduhereze, ko gucumura aho ducumura buri munsi, ndetse Nyagasani imbabazi zawe tuzemeye twazijya tuzibona buri munsi. Udufashe ari twe twigishije, kandi ufashe abantu bagiye kudukurikira n'abazadukurikira mu bihe bikurikiyeho, kugira ngo iri jambo rizababere iry'umumaro, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.